Mwiriwe muraho, isabato nziza, reka dushime Imana yabanye natwe mu minsi 6 ishize, ikadukorera ibikomeye, ikaduha kubaho, ikabiduha n'umugisha w'isabato ya mbere isuzura ukwezi kwa gatanu, isabato ya gatanu, isabato y'abana, ariko n'isabato y'umugisha, isabato y'umuryango byinshi. Imana ihimbazwe. Mwabonye ko bidasanzwe, ni ukubera ko Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Yesu mwami wacu, dushime twese tumushime, niwe watujuje n'Imana yacu, tumuhimbarize iyo neza nyinshi. Yesu yaducunguje amaraso ye, maze aduca kuri kamere yacu, ngo twaba twarasayishije, tube nk'abatigeze gucumura. Dushime Yesu mwami wacu, dushime twese tumushime, niwe watujuje n'Imana yacu, tumuhimbarize iyo neza nyinshi. Ibyo yadukoreye ntibigerwa, twakira n'umwana w'Imana ishimwe, ariko tuzarushaho kwishima nitumurebesha y'amaso yacu. Twifuza kubana nawe, ngwino udukorere ibikomeye muri uyu munsi w'isabato, kugira ngo tugire ibiduhindura. Kandi umuburo wawe urahari, Bibiliya ari ryo jambo ry'Imana, ibasha guhinguranya umubiri wose, maze umuntu akaba barashyitse. Amateka y'isi agiye kwisubiramo, ibyabaye kera bigiye kongera kuba. Abahamya Yesu y'ukuri bazarenganwa, bazatotezwa, bafungwe, bashinyagurirwe. Uri mu ruhe ruhande nshuti yanjye? Yesu uzarenganwa cyangwa se uzarenganya, amahitamo yawe uyu musore reka
wice kure amaso utazarwanya icyo warwaniraga Zaburi muruhe ruhande nshuti yanjye Yesu uzarenganywa cyangwa se uzarenganya amahitamo yawe uyu munsi arerekana ubuhanuzi burimo muri Zaburi Zaburi muruhe ruhande nshuti yanjye Yesu uzarenganywa cyangwa se uzarenganya amahitamo yawe uyu munsi arerekana ubuhanuzi burimo muri Zaburi ari ngororano kubazana birukuri bagahara byose ndetse n'amagara yabo Yesu nagaruka bazahabwa ingororano yo kubaho mu mudendezo w'iteka ryose iby'amaso atigeze kubona muri iyi si iby'amatwa tugeze yumva mu buzima nicyo cyahishijwe abaziragana bose duharanire twese kuzababoneza iby'amatwa tugeze yumva mu buzima nicyo cyahishijwe abaziragana bose duharanire twese kuzababoneza duharanire twese kuzababoneza duharanire twese kuzababoneza duharanire twese kuzababoneza Ese Yesu ni inshuti yawe mugenzi ko Yesu ari we nshuti itagihinduka haba mu byago no mu makuba Yesu ni we nshuti itagihinduka mubwire ibyawe Yesu ni inshuti yawe mubwire byose ntacyo umuhisha azagufasha kandi akugira inama nziza kuko ari we nshuti itagihinduka mubwire ibyawe Yesu ni inshuti yawe mubwire byose ntacyo umuhisha azagufasha kandi akugira inama nziza kuko ari we nshuti itagihinduka akiza abarwayi azura n'abapfuye akiza imiti akiza imibiri musange none nawe aragufasha kuko ari we nshuti itagihinduka mubwire ibyawe Yesu ni inshuti yawe mubwire byose ntacyo umuhisha azagufasha kandi akugira inama nziza kuko ari we nshuti itagihinduka mubwire ibyawe Yesu ni inshuti yawe mubwire byose ntacyo umuhisha azagufasha kandi akugira inama nziza kuko ari we nshuti itagihinduka
zidahinduka zihindura amasezerano bagize ariko Yesu we ntahinduka ibyo yasezeranye arabisohoza ubwire ibyawe Yesu ni inshuti yawe ubwire byose ntacyo umuhisha azagufasha kandi akugira inama nziza kuko ari we nshuti itagihinduka mubwire ibyawe Yesu ni inshuti yawe mubwire byose ntacyo umuhisha azagufasha kandi akugira inama nziza kuko ari we nshuti itagihinduka mubwire ibyawe Yesu ni inshuti yawe mubwire byose ntacyo umuhisha azagufasha kandi akugira inama nziza kuko ari we nshuti itagihinduka. Fene Masereka bagiye kuza ubu rero nibo bagiye kudufungurira igitaramo niko nabyita cyo muri uyu mugoroba. Nahoze nibwira yuko muri wewe mundi hafi benshi mwebwe ariko aho muri sinho bashaka bamwe kubabona ngo tuvugane reka rero mumfashe tubakire byihariye mu gihe baza. Ese mumfashe se turabakira mukiyemwe turabakire mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha amen. Turabakiriye bagiye kuturirimbira indirimbo eshatu niyo byumvise neza ebyiri ziraba ari ukutukangura no kudufasha kuzirikana umugisha w'isabato. Karibu. Ndetse mbere yuko banagira ibindi bakora barabanza bamfashe ahari banabereke n'abandi bavandimwe turi kumwe hano. Amen. Amen. Jyewe nitwa Sophie nkaba nitwa n'izina ry'umutware wanjye Masereka ko aho aturuka bashaka ko ufata izina rye rero niko byagenze. Turashima Imana kandi tubashima namwe kuba mwaratwemereye kuba mwatwemereye ko tuzahabwa tubana. Jyewe ndi Umunyarwanda navukiye hano ndahakurira ntabwo ndi umunyamahanga. Umutware wanjye niwe uturuka mu gihugu cy'Ubugande ariko azi Ikinyarwanda hafi ya cyose. Ntabwo musobanurira akajambo atamenya nibwo amaze nta nubwo musobanurira. Agiye kubasuhuza ndetse anabaririmbe indirimbo itangira isengesho. Mbere yuko dutangira dufite abaje bazanye natwe Damas Mangere nk'umugisha n'abagenzi banyu kandi mutaha kugenda amahoro bari mutahe n'umugoroba rero bataha umunsi. Ndabashubize nanjye mu izina rya Yesu. Birambabaza ko sinabona mu maso kubera ko amatara aramuritse cyane aramurikiye mu maso cyane ariko byose ni byiza ko bizera Imana.
zizamuke urukundo ruracyakonja ariko isezerano rirahari imisozi izanyeganyega intambara nazo zizamuke urukundo rukundo rukundo isezerano rirahari ijambo ry'ukuri riravuga inyigisho z'ibinyoma zizakwira ariko ubutumwa bw'Imana buzagera ku mpera z'isi ijambo ry'ukuri riravuga inyigisho z'ibinyoma zizagwira ariko ubutumwa bw'Imana buzagera ku mpera z'isi Maranatha, Maranatha, Yesu araje. Ibimenyetso birerekana ko kuza kwa Yesu kuregereze. Mbese mwene data, inshuti zanjye, uriteguye guhura n'umukiza wacu Yesu Kristo? Ndakurarika ko uyu munsi witegure. Maranatha, Yesu araje. amen and amen wino mwami Yesu wino Araje.
agakiza